abarihemo kabyaramo aritaba se atanayifashe. Hello? 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 Kiri bite? Wabyutse? Avuye mu cyumba? Avuye mu cyumba cyangwa cyaryamye? Hari petit déjeuner ku meza. Nabonye utinze nyine ndagenda. Nakuri. Nagushakaga ndagutegereza muntu utinze kubyuka. Urancaho ku kazi? Gerageza pe uhace. Ni akanya gato. Izo gahunda za reba igicuku watashye wuzuje kubyuka buse uragibona tuzabonana ryari. Ihangane iminota 2 basi. Sawa ntacyo hanyura. Ariko ubwenge mfite n'ibitekerezo mfite ubu kugira ikibazo cy'uburyo ngomba kubonera radio ari amafaranga miliyari zirenga 180 naba ari ubwenge buke. Ahubwo ikibanze ndumva nahamagara manager banze rumve kuri gahunda uko imeze, ubundi haragwa n'umuntu miliyari 180 reka mpamagaye manager numve ibyo ari byo kandi bizagenda neza. Ntabwo birasaba amaraso tu Mana duha amafaranga tugomba gukoresha tukamenya ubwenge. Allo? Yego. Manager imeze bite? Ni sawa. Nari ngiye kubaza uri mu kazi? Yego ndi mu kazi. Noneho kuri ya komande ya zira modoka watse Yego. zizava mu Buhinde. Ntacyo byakwangiza uramutse uzatse kuri account hasigaraho ariho byibuza nka miliyari 200 zasigaraho cyangwa zaba zije munsi zinarenga. Okay, right, ni sawa. Noneho akazi kawe gashyire ku murongo abo bakozi uba managing neza, ubundi unkoreze imodoka komeza zake ntacyo bitwaye sibyo? Sawa, naye mbanje gucana ngo mbanje ufataga kawo gatoya tuza kuvugana izindi gahunda nza gukena za kukumenyesha. Kandi kora akazi uri seri iyo byaje ku mafaranga ibi imikino cyo bigabanya. Yego sibyo? Telefone ibe hafi ni gukena data guhamagara. Sawa sawa, kazi keza, courage. Mamagaye narindi kwitegura ngo ngende mu kazi kameze nabi. Ngira ngo ndicara ko ndimo nihuta. Arindi kwihuta rwose dore umuntu ari kumamagara cyane. Minota 2 basi. Acereka ndeka kugusuzugura. Reka ndakwemera nuko nawe ubugira ngo hari ibindi byihishe inyuma n'akazi. Ngamba nakubuza. Mbura gute se urumva? Reba nk'ubu ngubu kugira ngo ugere nko kuri ibi ngibi no kubera nyina akazi. Ubwo rero uzajya wihangana. Ikintu nashaka kukubaza. Hari igihe twaganiriye ngiye gukopera nabwo buragiye. Najya tubivuge none se wakwihanganye tukaza kuvugana nimugoroba. Nimugoroba ndagukura he? Reka sheri ujya wihangana. Ahubwo umva nkubwire twihute. Ukora iki? Jewe genda umukomisiyoneri bisanzwe. Ntabwo ari bwongere kubimbeshya. Oya ndakubeshya gute? Buri munsi ni kumbwira hari igihe udataha nguraye muri biro ni yihe biro?
ubwo rimwe nzakubwira uze kusura ku kazi nacyo twagiye oya aka kanya ntabwo byakunda ndi kwihuta ndashaka kumenya ikintu ukora ndakubwira nimugoroba nta kibazo ndi oya kwihuta urambwira sheri urabizi ndagukunda ntuzakeke ko naguca nk'inyuma ntabwo ibyo bintu nabikora reba igihe gishize ariko nkubaza icyo ukora ukanga kumbwira umukomisiyoneri warara mu kazi biterwa n'akazi kaba kabonetse ubu se wagiye gukorera cyangwa i Kigali ubwo urumva byagenda ese iyo biri bahehe ahantu hose turahakorera twebwe ntabwo tugira nta mwanya umuntu aba afite umunsi turajyana ntabwo turi bujyane ntabwo byakunda turajyana sheri ntabwo dore n'ubu ngubu rwose bambuze babarira urabizi ntabwo naguhemukira reka dushake amafaranga nicyo kintu kigize kitubeshejeho uyu munsi turajyana ntabwo twajyana ntabwo byakunda turajyana ndeba ahantu ukorera ntabwo byakunda ubu se ibyo kurya biba bihari mu rugo reba bizinesi nagushingiye ariko ibyo kurya iwacu ntibyari bihari ariko se madamu reka mbe ngiye ahubwo oya uyu munsi uranyereka turaza kugira urabizi ndakwemera oya sigara mu kazi cyangwa umbwire dufunge oya sigara mu kazi ndaza kukubwira nimugoroba kandi ihangane urabizi ko ngukunda sibyo ihangane kabisa genda nyine nawe uriya mugabo ndi kubyutsa abana byuke kandi dufite kujya guhinga reka nsora amasuka nongere mwibutse nongere mubyutse reka nongere mubyutse umugabo w'umunebwe nk'ubu koko wa mugabo we wambabariye ukaza tukajya guhinga ruko reba nk'uyu bintu byose ndabisohoye umugabo ntarabyuka undi n'igihe ukwiye kubyuka mbere reka nze nkwereke ngende noneho mubyutse nabi rucibiga wabyutse wa mugabo we kuko njya kumbyutsa n'iryamiye ubundi wowe nase uriya murima ntabwo twari twavuganye yuko turi bumare ujye mpfa n'abagore b'iki gihe reka nkabanza nkiryamira igitutsi nkabanza nkakimaramo neza mwana uri ubunebwe bwawe kuko ubona tuzatera imbere ryari ubwo ariko ubundi urabyutse abandi umubyizi barawugwije nawe ibyo kurya ntabwo bihari ubundi bihari se ubu ngubu tuzabirya ko reka banza nzirike ipantaro tugende njye ntabwo njya guhinga njyenyine kapfate inkweto ariko uyu mugore nishakiye umugore zanjye kiri n'urushako rw'iki gihe ubundi umuntu azajya ajya guhinga ku ngufu ariko umva mada utangiye no kujya ungwisha none nabyemera abandi umubyizi barawugwije ujye ureka nkabanza nkanambara n'inkweto ariko ubundi ntabwo ibi nzabisha ubundi se umuntu yambara inkweto agiye guhinga waje tukajya ubundi ndahinga ku ngufu abandi umubyizi barawugwije kandi ningutema uraza no kwirirwa uvuga ngo njye nshaka ko tugenda ubunebwe bwawe njyewe ubunebwe bwawe reka mbanze nambara inkweto ariko ndabuhaza ubundi se wambara inkweto tugiye guhinga tugiye mu murima ako wagiye ureka umuntu ubundi burenganzira ibi ni byo bise uburinganire oya njyewe urananiye njye ntabwo nzajya nijyana guhinga kandi hakeye abandi bagiye wowe ntushobora kuza ngo tujye mu murima ariko mbere na mbere ubundi urabizi ko niraraniye inzara ibiryo biri turabirira mu murima njye nabikubomekeye ngo tugende mba bibiri he nabizanye ariko wafashe isuka tukagenda urabona ntabizanye ngaho ndebera mugabo ngaho ndebera nk'ubu ngubu warutumye ngenda nafunze ene sinyizanye amatiku yawe se use wamfashije ubundi wamfashije ni amatiku mba nkubwira genda uyizana ariko warusize nafunze nensize nafunze kubera kunesha mugabo we kuko mugabo wagiye wihangana kuko nko wagiye umbabarira business ega mba nshonje nawe ntukazajye
ibintu birakaze pe ntago namara umunsi wa kane ntararya nahita mpfa umunsi wa mbere twate uwa kabiri twate mbure na 500 ko kanze mamagare de buraka numva usaramfata kejo bundi naye namugurije mwo kabyara mwarongera nguze kanze numva ndumva none iciye muri kanze numve ko ari ikinare bwa marire da salama uri mu kazi iminota ibiri ikintu ngiye kukubwira ni ingenzi mwana ni ukuri urakoze cyane ikintu ndarasa ku ngingo wigira ikibazo mwana ikintu nari ngiye kukubwira rero mbabarira ramira ubuzima bwanjye mwana uyu ni umunsi wa kane mbabarunguza 1000 byibuze ku cyumweru gikurikira iki ngiki ngiye nzaba nayaguhaye nzakungukira n'ijana oya wowe ngewe umva mana ngewe reka nkubwire ngiye nashyiraho n'ibice basi ndashyiraho 200 ndamira mwana ndamira n'ukuri oya sha nubwo ramira umujama mwana oya nukuri ngewe nkwijeje ko hari ahantu ndi guteganya karaka pe urabona nyine nkigera hano byabanje kwanga umunsi wa mbere nkajya njya gushaka ibiraka ngaswata nta kibazo mwana nabikora wenda bikwijeje ko nayagusubiza oya nyine mwana ndabyumva ufite ibibazo ariko uyu ni umunsi wa kane nta kintu nkoza ku munwa wapi wakwihanganye kuko Debora twabanye nabi mwana ntago twiganye primaire nubwo ntarenze mu wa mbere imwe mwakomeje mukabasha kubona amafaranga ubu ntago twari inshuti ntago iyo nabaga nazanye karere mwana sinagutoraga bwa mbere oya nase ubwo ari ibyakira rega mwana igihango nawe ungurije umpaye 1000 no munsi nanjye ubutaha wenda bikunze rega mwana nzakira mwana nubwo byanze uraza kumbwira nka ryari se basi saa 9 dore ubu ngubu turi yewe baba we naba napfuye ubu turi saa 6 shaka uraza kumbwira wumve ngo ufite igiceri cy'ijana gusa ubwo uraza kumbwira ntari sawa ntari urakoze mwana ubizirikana nari nakigutatse uzi ko ari njyewe unyuze aka kanya mwana ngaho ukora mu mufuka wumve ko hari iki kirimo sinari ngifite kije oya iki kintu ni njye nyikuye mu mufuka nkuyemo inote oya wowe ngaho mimine kibiri bite bihuba bamwe ntago warwara igiceri oya uno munsi igiceri nakoreye mu gitondo reka nange n'abagabo mubwire n'abagabo babonye nari bigenda mwana nundi we nambwa na oya nari bigenda oya nambwa na daseri gitoma akazugenda nimba banakwita kazungu simbizi cyangwa umuneke bihurire kazungu aho ugenda agushote mva mubwire kazu sawa imbaraga sibira sawa nyine Mana ireberera imbwa na kinyoni nihumbye nangiye no kwituka uramureze yararize ngaranyemeje rero ku giceri cyanjye kijana nakoreye mu gitondo nta kijyane nangiye imineke ari kugura nk'igihombe da
noneho reka ngatonore nitonze kuko ngiye kuryasha ubundi nari bwa pepe iyi ngiyi iramugiye we bite byawe wowe urarya imineke utarananyishyura usamba gusa wambabariye oya mani umva reka mubwire ngiye gupfa mfashe amezi anga wangujije uvuga ngo iki uratunyishyura ntabwo nakwishyura wanyishyuye ryari none sinakubwiye ko nzakwishyura mu kwa gatandatu icara aho ngaho wambabariye wigize meya rero uri meya no mu mineke se kwambura cyangwa mubambuza uri meya ubu se nuza kunshyingura ni uzaza wishimye wenza nahimuhwe nta muwe ngufitiye ahubwo ntabwo birangiriye urubundi uzanyishyura wamako oya ntabwo uzabaza sinakwemereye ko nza izo muzishire nyoko n'ubundi sinzi yawe umva se mwana wambabariye koko ako basi uragiye se baba we Leya ye komera mwana we komera use wirute neributse sinza ntago inyiciye mu rugo rwayo ubu se ko nanjye nari nagiye mu itsinda nkaba nagiye no kuguza amafaranga bakaba banayanyimye reba mwana wanjye se ukabona yaragutereranye uragira ngo bigende gute reba nk'ubu mu gitondo mwambyukije saa 11 ngo ninjye kuragira inka muhita mumbwira ngo njye guca n'icyarire none nsanze nta n'ibyo bihari none rero nanjye naje nsanga mwana wanjye na papa wawe na bya bindi byaye byasigayemo yabyihereye agatungo kiwe urabona nagutoraguye ku muhanda nta gukunda nta gushaka none nawe narakubwiye ngo byibuze uzajya ujya no kwiga none n'ishuri wararyanze none se ubu wowe waje uhora ubuwanyu ugasubira kwiga wagenda ukinginga ugahendahenda ntawe ubyara watapfushije nyine nzawubona byibura ukagenda ukajya ku ishuri ukazatera imbere ukitwa meya nk'uko n'ubundi wamye wowe nuko utize nuko utagiye mu ishuri ngo uhure na mwarimu rukaragukubiite inkoni nka ziriya wamongeye rwose ntabwo nasubira hari ahantu uzi uriya mwarimu rukara we ngo nadukubite yankubise ngo ni 600 mu masaha 2 mwana wanjye rwose wihangana uzasubire ku ishuri ahubwo ndabona na saje reka nigendere mbasigane cyana atoraguje reka mbasigane nigire yahiye oya ntabwo turateka papa ntayo natigarira papa wangu aragutoraguye none usigaye usuzugura mu rugo rwanjye sha papa inka kumbana we madam papa nawe kwirirwa umbwira nabi rero nimba utaranambyaye uzambwire n'urugo rwawe ubundi kwirirwa umbwira ngo wagikuye he ubu se ntabwo ngiye wama cyana ariko sibyo ni ibiti noneho mwakabyara narakubwiye wa mwana we urabona umugabo wa mwana ubundi banakuzanye umugabo atabishaka uraza kwirukanya ngaho genda narakubwiye ndabizi warabimbwiye ariko turabwirukanye rwose nuko akugize ego kamugabo mwiza ndagukanda ndagushakira utuzi cyari kikwishe cya kanyagwa Anje Karame Nindi guhanagura amasahane mu nzu. Arangije gutegura telefone ejo si ishuri hagera. Ishuri ariko inifomu sindayifura. Ugomba kugerageza ukiga cyane ukaba umwana mwiza ukirinda abagushuka urabizi ko ababyeyi inshingano bampaye ngomba kukwitaho nk'aho ari bo urumva ntazagire umuntu ugushuka yego ugomba kwiga cyane nkazajya kugushakira na cya kigo bari batubwiye kuzajya kwigaho yewe ngomba gukora ibishoboka ugomba kwiga utiyigishije yego noneho ndagukunda ndagukunda
ubu se ugiye gukora iki? nari ngiye gufura iriya myenda y'ishuri hakiriho akazuba kugira ngo nze no kuza gusubira mu masomo neza. ngaho ugenda gutegura. Yego turi kumwe. yego urakoze. ariko ubundi mada reka nkubaze ikintu kimwe. ubundi wowe igihe wazirikiye ihene nturangiza dore umurima ndawumaze wowe uri muri aho ngaho ngo urazirika ibyo byo kuzirika ihene cyangwa wayihoreye yarisha n'iriya myumbati tukayirya ubundi iyo kwa runaka. ariko mada uzi ko ya hene yo kwa runaka ngo yapfuye mara udufaranga washigaje tukajya kuguraho umuntu sibyo mada. ariko ubu tutambonye ntiwahinga. hako na tutambonye ntiwahinga. uzi kurya gusa wakwirirwa ubona umbyutsa ninjoro ngo ninjye mubone mubundi nyiri mutoya nikundaniraga na ka Chantal kankunda ubu nta stress kari kunshyira. ariko wamusanze usange nyine ibyo barakuntwara neza. Chantal se Chantal njye urambwira ibya Chantal kutamushatse ibyo barakuntwara neza. wowe urabizi uranduta imyaka yawe ni myinshi. jewe nari nyirakana gatoya wajya untwara neza mata ubundi ibindi byo bitaga uburingane. Chantal kubera icyo utamusanze ngo mubane warangiza Kawudesi yankubwiye abana batoya baracyahari. ubunebwe bwawe gusa wagira ngo hari ikintu. none ngenda umugabo w'umunebwe. ngaho umunebwe se si umunebwe ngaho nyumvira nk'ukuntu winga wijoje. ubundi mada jewe ubundi iyo nariye ndahinga bakampenda gutaha ariko numva byanze mu nda kabisa. akosa mugabo we koko nk'ubu koko kandebe mbanza ngira ukuntu ige ubundi kuki ubinyima si njye uba wabihashye. mugabo uraniye kurya none bwawe ugiye kurya muri iki gitondo nkaho waje ngo tubanze duhingaho koko. uza mu gitondo koko mu by'ukuri ubwo se iyo wihangana basi wakora utariye ariko nese ureka tukanza tugahinga. ubundi ko ari njye uba wabihashye ari njye uba wabivunikiye. tukanza tugahinga twamara guhinga basi oya abone mata njye ngukunda kuba aka kantu bawanzaniye kantu ingire mwihorere ndabona madama ntago nkikwirukanye fata n'ibiryo byawe apo ubundi umugabo yabonye agacupa ko kunywa byo kurya abantu byo guteka je birandira. reba kugira ngo mfate igihe mbikuzanire mu murima nurangiza none urabimenya. ngomba kubizana nyine nagushakiye se byose nabizanye. nagushakiye guteka ubundi wusinze impamvu umingije. ubundi abagabo bagomba gutekereza kuri business. oya winywereye gusuba wumva ubuzima ari ubwo ngo ubuse genda ryiki kubona ibiryo byose ubimenya. uteka ibintu gemba nahashe mu rugo birahari. wa mugabo we rero umaze kundambira ngenda kurambiwe. twatanya ariko nimba ushaka ngo nakurambira abana beza barahari bato bagifite imyaka mike. ana ruca mu bigango reka nze mu akira baragwa. abanenze mama yego samwe ntago ndi kumva neza agacupa uri he? ugiye kureka guhinga uhita ugenda. ntago ndi kumva neza ajya ahantu hari rezo mwana zungura agacupa. hafi harya mu isatere kwa Bukombe. kaze magusama muri tutarenze 3. wa mugabo ntabwo wagenda. uragiye muri muranawuntanye ubwo si reka tukabanza tugahinga. none se ubwo ako gacumura kajyanye kandi ugiye no kunywa nanone. nyine wakoze kunsohokana pe iyi dete nari nyikeneye cyane ko abamama bo muri quartier nyine bajyaga birirwa bamvugiraho banca imigani ntujye mbonera umwanya gusa ariko wakoze. sheri mpamvu nabigukorera buri gihe ariko abiza akazi niko kambere. ndabyumva. nta kibazo rwose. yego nta kibazo pe kuko akazi ntabwo wakwita ku muntu ukabasha kumushakira imibereho. cyane hari igihe buriya nzajya mfata nk'akaruhuko nkaza kugeza n'ahatarahangana. birumvikana. ahubwo se ko batigeze batwakira. nari natanze oda barasha batwakira nta kibazo. tegereze ntari agushira bameze neza. meze neza nta kibazo. gusa ariko hari ikintu nashaka kukuganiriza ku kintu kijyanye na wa mwana urererwa kwa ba bantu kandi uriya mukuru wanjye yabaye iki? urabizi ko nta sano bafitanye nkurikije amakuru ngenda numva muri quartier
mvuga ko nta mpamvu yo kugira ngo umwana arererwa ahandi kandi duhari turi famiye ye yakaje tukamurera urabyumva gute ese hari kameze neza kari amafaranga y'ishuri nayo kunyohereza nta kibazo ese urumva niba umwishyura minerivare kumutunga byo byatunanira urumva ari cyo cyiza nta mwana ngo mwashobokana kuri pe amahane yawe amahane yanjye rero buriya agira aho agarukira umwana yambaniye neza nanjye ndumva nta mpamvu yatuma mubanira nabi ubwo ndumva nta mpamvu yo kuba umwana yarererwa ahandi kandi ntabwo uriya mwana ahantu ari ameze neza nta kibazo reka tuhamurekere nta kibazo oya pe njye ntabwo ari kubyumva sinanabishaka kubera iki se kubera ko nkeneye ko aza mu rugo tukamurera ahari se bigenda bite oya ntabwo mbishaka habe uriya mama mufashe neza umwana ni umufamiliye wacu kandi uruvugo rwo muri karitsiye ndaruhazi ndarurambiwe pe wowe ibyo wigira ikibazo bitabaye ibyo rero ibintu ni bibiri urahitamo umwana cyangwa umutemugire urahitamo kumuzana cyangwa mbe mu rugo rwawe mubyeyi nuko ibintu bihagaze urabona rero umwanzuro wagafashe nicyo gisubizo ni wowe ufite igisubizo hagataho umva sheri ushaka tuvugana nta kibazo nta mpamvu yo kurakara gutya sibyo reka nkwerere uzagende ujye kurura mu mama umurera namuguha nta kibazo kandi namukwiye ntuzatera amahane umwana nta n'impamvu yo kumunyima nta mpamvu yari yo kumunyima rwose ariko nawe ugomba kubigiramo uruhare nka se wabo ntari ibi ntabwo nanjye nakwanga kurera mu mwana mukuru wanjye Hello? Hello? Oui. Yego niwe. Ndamuzi. Ni umugabo wanjye. Yego yaraye mu rugo yagiye mu gitondo. Kuki? Kuba uramufunze? Oya.